ariko abantu bakwiriye kugira kubwira umuntu uti sigaho, ntabwo ari byo, ntabwo ariko bigenda, birangiza, biratwangiriza twese, si umuntu umwe gusa byangiriza. No ku bana rero bato, mwavugaga banywa inzoga bitakigendera no ku myaka, ugasanga abana b'imyaka 14, umwana w'imyaka 14 yagiye mu ibara, yagiye mu kabari, arasangira n'abasaza nkatwe nkamwe n'abandi babyeyi nabo bakuze. Ugasanga ababyeyi, abagore, abagabo, abasaza, abakecuru bicaye barasangira n'abana n'impinja, barasangira barasangira inzoga. Ubwo se abo basaza n'abakecuru imyaka yanyu yo iragenda ibaganisha aho abantu bose bajya. Kuki ushaka ko n'abatari uko bamera? Kuki ushaka ko ubuzima bwabo burangiriraho kuri iriya myaka 14, 10 n'ingahe? Ukabikora cyangwa ukabibona, ukabona babikora, ntube wavuga uti sigaho, sigaho wa mwana we, ntabwo bibaho ibyo, birakwangiriza ubuzima, ariko ubuzima bwawe ni n'igihugu cyacu cy'ejo, ntabwo ari wowe gusa. Sigaho, ugaheraho nibura, guhera aho ngaho. Ariko umwana iyo akura abona umubyeyi we ahubwo amuhata icupa, umwana nuko azakura, uko azakura, uko azakurana na bagenzi be, nuko azakuza abe igihe nawe azaba afite abe akwiye kubarira. Naho duhera rero. Aha kabiri, y'ibyo byananiranye, hakwiye kubaho uburyo bw'amategeko, bw'ubundi buryo buvuga ngo wowe warengeje urugero, wakabije, ubwo birajya mu mategeko. Umwana w'imyaka 14 niba ari mu ibara, bamuhannye yanze, bamubuje bati ntukajyeyo, yanze, aragendayo n'ababyeyi be, kugira ngo igikwiriye gukurikiraho ni uguhana, ugahera ku babyeyi, ugahera no ku ba nyirako kabari. Bakabibazwa, hakagira uburyo babibazwa. Wemereye umwana ute kwinjira hano, ukamuha inzoga, niyo yavuga ngo yazanye n'ababyeyi bariho, ari uwo, ari abo babyeyi bakwiye kubibazwa, bakwiye kubihanirwa. Hanyuma umwana uko kumuhana, ubwo ni ibindi ndabibarekera muzabyige, ko abana b'imyaka 14 babahana simbizi, ariko nabo bakwiriye kumenya ngo ubwo naretse bya bindi byo kuvuga ngo mukubita umunyafu, atagira unyumva nabi. Ariko uwo mwana nawe akwiriye kuvuga ngo ariko bya bindi ntabwo ari byo.
ibyo nabyo bigakorwa kandi abayobozi aho babibonye bakagaragaza ko atari byo. Biba byarenze ababyeyi, bikwiye kurenga n'abayobozi hirya no hino aho ibyo biba bigaragara. Ibyo nagira ngo tubyumvikaneho. Hanyuma ndashimira uturere tugaragaza ibikorwa bitandukanye byiza n'amanota bahawe, ariko reka nkwereke ukuntu ibintu bimwe bigenda bigirana isano. Nahoze numva uko basomaga amazina. Burera niyo yabaye iya mbere uhereye hasi uhereye inyuma. Buriya hagomba kuba hari impamvu muri ranking, muri urutonde rw'abantu uko bakurikirana, abantu bige n'impamvu zibitera gutyo. Impamvu nkeka ya mbere muri Burera hariyo kanyanga nyinshi. Muzabikurikirane mumbwire ko atari byo. Kanyanga zambuka imipaka zitwerwaho nabyo byahindutse ibintu biraho. Kanyanga murayizi. Ndetse n'impamvu Nyagatare ishobora kuba yabaye iya mbere, igomba kuba yaragabanyije kanyanga, nayo yari ihari. Kuko naho yari ihari nyinshi cyane, ndetse icyo gihe yari ihari nyinshi cyane uko mbyibuka. Nyagatare ntabwo yigeze iza mu ba mbere, nayo yazaga mu ba mbere uturutse hasi uzamuka. Ibyo rero birumvikana. Ikindi kigomba kuba kibitera ni ubuyobozi. Hagomba kuba hari ikibazo cy'ubuyobozi nacyo mu gisuzume. Ubwo ndabibwira niba hari na umuyobozi w'ako karere cyangwa abandi bayobozi ku zindi nzego muri ako karere, mwisuzume vuba na bwangu. Ubwo hagomba kuba hari kudakurikirana ibidakwiye kuba bikorwa, ugasanga nibyo byiganje, nibyo bikorwa ahubwo. Ubuyobozi rero mwisuzume. Ariko ubwo ndavuga kuri Burera n'abandi bose bagiye baba nko mu banyuma batanu. Hagomba kuba hari izo mpamvu, mu bisuzume. Izindi nzego za leta zibafashe bigabanuke, kuko ibyo byose nibigabanuka na bya bibazo bindi twavugaga bijya mu miryango bigira bite, nabyo bizagenda bigabanuka. Wenda ntibicika burundu, ariko biragabanuka bigaha abantu ubuzima burushaho kumera neza. Ndangirize ku cyo nshaka cya nyuma navuze n'ejo, ibintu by'abayobozi batagira amaso abona, utabona ikibi mu gitandukanye n'icyiza, ukajya mu bintu ukicara mu byondo isayo, ugategereza uza kukubwira ngo ariko uzi ko wicaye mu isayo. Ntabwo ari ibyo. Ubwo njya mbona ngenda nirwa ndwana na ba meyazi rimwe na rimwe, abo nahuye nabo, wagenda gusa ugasanga ukabona umwanda uri ku nzira, hari n'abantu bahagaze aho ngaho. Abaza ariko ko twihaye intego yo
gusukura ntabwo ari ugusukura hanze gusa imihanda ingo cyangwa iki natwe ubwacu umwanda hari ibishobora kudukiza umwanda n'ubukene biratandukanye ntabwo bivuze ko iyo uri umukene ugomba kugira umwanda ntushobora kugira umwanda uturiye amazi hafi n'amazi urakaraba ugakaraba na bike ufite kugenda ujugunya umwanda ahantu hose uko ushaka ntabwo ari byo umwanda ufite aho ugenewe ugomba kujya ugasanga abantu baragenda aho hose atari n'abahatuye gusa ariko n'abahanyuze bahagenda ntibabibone amaso abona ikibi ukagitandukanya n'icyiza birakenewe ntabwo iyo utabona ugira amaso aguha akwereka ibibi cyangwa ibyiza ngo ushobore kubitandukanya ntaho dushobora kugera kubibona ariko kubifatira ingamba kugira ibikorwa ukora kugira ngo uhangane n'icyo kibi wabonye ntabwo ari ukubona ikibi gusa wanakibonye ngo ukihorere ukirekere aho ngaho ugisigire undi ni wowe kireba muri ako kanya mbere y'uko kireba undi hanyuma ibisigaye rero ni ugukorana gukorera hamwe kuzuzanya kuko ntabwo igihugu cyatezwa imbere n'umuntu umwe n'undi na babiri gusa kigomba kugira abantu critical mass y'abantu bahagije babyumva babikorera babishaka ibyo bikagenda bizamuka mu mibare no mu bikorwa reka ndekeraho kuyavuga si ukuyamara nta nubwo bizambuza kubisubiramo ariko buri nama twagize nk'iyi ijya igira ikituviramo kiduteza intambwe dutera imbere murakoze cyane mugire ubuzima bwiza